bivuze iki? Bivuga ngo Satani n'abadayimoni bihaye assignment, bihaye devoir, bihaye homework, bihaye umukoro wo kurangiza ahazaza hawe, ugasanga urasubira hasi. Ariko ntibizakunda, Imana yarabikweretse kugira ngo usenge Imana. Mubyeyi umva buno buhanuzi, mubyeyi umva bino bintu bikomeye, izi ni imbaraga Imana yatanze, kandi koko twese twahawe kurota, ariko ntabwo twaye kuzisobanura. Ugomba kuba maso, babyeyi musengera abana, kandi turashima kumwe bw'abera ministries k'Imana yatanze impano, kandi ndi kumwe namwe ni muhumure ibi byose. Burya iyo uhishuriwe ni nabwo uba winjiye mu ntsinzi atotele bona. Iyo uba uhishuriwe nibwo uba winjiye mu butsinzi. So no kuvuga ngo iyo urose urwana n'inyamaswa iyo ari yo yose, bivuze ngo ingabo za Satani zose zihaye umukoro, zihaye assignment, zihaye homework, zihaye inshingano ngo turashyirwa tumubujije kugera ku cyo yagambiriye. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. Ndabashuhuje bakunze umugwa w'abera ministries z'amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Uyu munsi tugeze ku wa mbere, dukomeje cya kiganiro ngo sobanukirwe inzozi urota, ubone n'ibisubizo bukwiye. Tunagusengere mu izina rya Yesu Kristo. Naje dushimira umukozi w'Imana Silas ejo aje gusenga, babwira ngo ni karibu, Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze, Imana ibafashe. Dushigaje iki cyumweru kimwe cyari gisigaye kugera ku cyumweru, no tugatangira indi gahunda nk'uko Imana igenda iyitubwira. Murakoze cyane, dusenga Imana dutangira nta mpamvu yo gutinda, kuko uyu munsi ndifuza gusubiza ibibazo nabajijwe n'abantu bose ku by'inzozi, nubwo ntenda kubirangiza byose, ariko ndasubizamwo bike, muze kubikurikirana. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Turagushimye Data wa twese uhoraho, Mana y'amahoro, turaguhimbaje ko dukunda, turaguhimbaje kuri amahoro yacu, uri umukiza wacu, uri umurengezi wacu. Ntabyo twakora utemeye, ntabyo twakora utabishatse, ni wowe utanga abantu kurota no gusobanura. Ndagusabye kugira ngo bane nanjye muri byose, kandi Kristo ushyigikire, kuko mbikwinginze mbyizeye mbisabye nciye bugufi bwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibaho umugisha. Rero ndabashuje mwese muherere mu bihugu bitandukanye, uhereye ku Rwanda turimo, babwire ngo abakoze subscribe murakoze, turabashimiye. Ni inshingano nziza, ni inkunga ikomeye. Ushaka kurikirana ikiganiro rwose ntago bivunanye, ari ubwa mbere kora subscribe ukazibandikishe, ujye ubona ibiganiro. Hirya gato hari inzogera, uraza kuyibona ujye ukora kugira ngo ubone uko ikiganiro gisohotse, wumve inzozi unasobanukirwe, cyane ko inzozi ni imbaraga ikomeye kandi n'uburyo bukomeye Imana igikunda kuduhamo ubutumwa mu buryo butandukanye, kugira ngo tubashe gukorana n'Imana ishobora byose. Ndabashuje ari mu bihugu bitandukanye mwese, ndabiza abagiye mu gitondo zino saha, hari abarigiye kuryama, bakaba turi ku manywa. Data wa twese abampera umugisha, kandi turabashima cyumweru tumaranye. Mukomeze mukore comment, share, like, hanyuma munadushyigikire, niyo nkunga ikomeye cyane. Buryo ukoze subscribe ubu dushyigikiye mu rwego rwo hejuru mu buryo bukomeye. Ndabashimiye rero, muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose. Aha ni kumwe bw'abera ministries z'amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ngiye cyane ikintu numva ngambiriye ko twaganira ku kintu cy'inzozi. Ndifuza kongera kukumenyesha ikintu kimwe. Ese kuki turota? Ese kuki tubona inzozi mu buzima bwacu? Icyo nicyo kwitonderwa. Akenshi hari abatabyumva, abandi ngo siko kuri, abandi ngo bimeze ukundi kuntu, ariko Bibiliya ubwayo mu byo tugomba kumenya itubwira neza ikijyanye n'inzozi n'impamvu zacyo, n'impamvu zazo, uko umuntu akwiye kubitekereza. Akenshi na kenshi ni igihe Imana idufasha iyo turyamye dusinzire nijoro, tukigira mu nzozi, tukagubwa neza, twabwa ibintu bitandukanye uko bishingiye kuri Bibiliya, kugira ngo dusobanukirwe. Akenshi
inzozi ziza kugira ngo zitwihanize, tume twongera kubyuka, guhaguruka tukazamuka, ndetse no kugira ngo zitubwire ngo atansiyo mwitonde, gutuma dukora no kuba excited. Ibyo byose rero ni ibintu bituma tubasha kurota mu ijoro kandi tukagubwa neza. Nuvuga ngo nubwo kubyumva bigoranye, nubwo ndi kubisobanukirwa byamurushya, ariko by'ukuri tugomba kumenya ko inzozi ari ngombwa. Kandi muri iyi si turimo hariho satani w'umunyamahane ukubagana ushaka kuzana ibibazo bitandukanye, kuzana ingorane, kutugora, noneho ugasanga rimwe na rimwe dusabye bikatwagira n'ubwoba, tukikanga, ubundi ugasanga turi kurira, twuzuye ubwoba, tubuze icyo twakora, tubuze uko twabaho, umuntu akumva ntasobanukiwe neza inzozi aho zimwerekeza nuko agiye gukora ibintu. Rero by'ukuri bigatuma Imana idusura mu nzozi kugira ngo turote. Kubera inzozi ni nko kuvuga ngo ni ibintu bizatubaho kandi bizaza bikaza ku buzima bwacu. Rero kuburota rwose nta kindi no kugira ngo Imana igufashe, owning us, inspires, elevators, demoters, provokers and excited us. Nuvuga ngo ibyo byose bikaza kugira ngo tubashe kubona ibintu bitandukanye. Abantu rero bambajije ibibazo bitandukanye ndabashuhuje. Wowe utuye muri Canada warambajije ngo kurota inshishi cyangwa insect cyangwa amasazi n'udukoko bikuri ku mubiri bisobanura iki? Warakoze kubimbaza ngo usubize ikibazo wambajije. Iyo urose ibyo bintu bisobanura yuko ugiye kugira ingorane z'ubukene, ndetse bukugore, bukwafekte, uhombe, ukene, uhure n'ibibazo, kazi bakwirukane, bwa bukene bw'indengakamere urota. Rero ubona inshishi, intozi, amasazi bikuri ku mubiri, nubwo bitakuzura umubiri wose, gusa biba ikibazo iyo zuzuye umubiri wose. Kubona zikugwaho ari 3, ari 4 se, ari 1 se, aho yakugwaho hose bisobanura, cyangwa ukabona ushishira ugutondagiyeho, cyangwa ukabona intozi zigutondagiyeho, bisobanura n'ubukene bukomeye kandi buteye ubwoba, ndetse bukugiraho n'ingaruka. Ubukene bugira ingaruka. Hariho ubukene butagira ingaruka, ariko hari ubukene bugira ingaruka, ukumva ingaruka zikujeho. Warose ubona amasazi menshi, intozi nyinshi, inshishi nyinshi bikuzuye ku mubiri, wowe nakubwiza ukuri ngo ni bwa bukene bita ubutindi. Ni hahandi bazi icyo wavukiye, ni hahandi ntacyo ukora ngo ugereho. Igisubizo wambajije nicyo ndakigushubije, Imana ikugirira neza. Izo ntozi n'inshishi, kandi nawe niba bibonaho ibyo bintu ngo ni bwa bukene bukwafekta ku buryo bukomeye, ukavuga utariko nk'ibyo, ugashobora gusanga ugiye gusonzera mu gihugu kibamwe byo kurya, ugasanga we nta mahirwe ugira bitewe nuko ikintu cyahagazemo. Ikindi hari undi wambajije ikibazo, nawe ngo ndagushimye ngo urabyumvise, nawe ubyumvireho nkurikirana, wumvise niba wararose izo nzozi ukibonaho intozi cyangwa ishishi cyangwa amasazi bigutondagira ku mubiri, cyangwa ku mubiri sazi wakumva birumvikana, imibu n'ibindi ukarota ubyibonaho, yaba umwe yaba ibiri imibu cyangwa ibindi bine cyangwa se uruhurirane, bisobanura ngo ni ubukene bukomeye ugiye guhura nabwo, kandi ubwo bukene bukazakuzanaho ingaruka. Ngira ngo ibyo mvuze nawe urabizi, warabirose kandi wabonye kubyakugezeho ikibazo. Undi wambajije ikibazo ngira ngo urabisobanukiwe, mukomeze muduhamagare ku Mbega Ministries. Nongera kwisegura ku batarambonye, bijya binashoboka ko ntaboneka bitewe n'uturimo twinshi, ariko iyo mbonye akanya ndakuvugisha, nisegure kuri mwene data uri muri South Africa, humure, ndumva umunsi wo kumuhamagara urimo wegereza, nzamuhamagara kandi ndamushimiye. Ikibazo cya kabiri nakibajijwe n'umuntu uri muri Australia, arambaza ngo wowe ubwawe kurota ubona imvura kwataka mu nzira urimo ucamo, ukabura aho unyura, ukabura aho werekera, urimo nyagirwa. Mvuga ngo ni ukubona ko imvura cyane uri mu mvura hagati, kandi ubona ari ya mvura ikomeye iremereye. Uwo muntu yarimbaje nabisobanuye mbere, ariko reka musubize mubwire ngo muri uwo mujyi uherereyemo Imana iguhe umugisha kandi ugubwe neza. Arambwira ati bisobanura iki? Ukabura aho wirukira, ugasanga nta nzira wagira, ntaho uri bujye, ntaho uyihungira, n'imvura y'umurindi uteye ubwoba. Ibyo birasobanura ngo ni atake z'abadayimoni bagiye kukubombarida,
bakurasa amagambo, ubukene, indwara. Mbega ni atake iremereye ku buzima, kubera ko imvura yakunyagiye, ndetse n'iya mvura itemera umutaka, n'iya mvura itakira, n'iya mvura ibiremereye, none ikatuma utabona aho uva, utabona aho ujya, n'iya mvura ikubuza. Zimwe ya mvura igiye ukabona n'imodoka iraparitse, banacana amatara ntiyake. Iyo ubonye muri iyo mvura, ikintu bisobanura, ngubwire mushiki wanjye yabimbajije, bisobanura ngo nukuraswa n'abadayimoni mu buryo buremereye. Nicyo bivuga ngo ni terrible kabisa, ni bombardement iri terrible ya attaque demoniaque, cyangwa se y'abadayimoni baremereye ku buzima bwawe, hahandi uburaho werekera. Ibi nabyo ushobora kuba utarabirose, ariko wibonaho ibitero biremereye bya Satani agosha droite, ugasanga ntaho wagana, imbere ntihahari, inyuma ntihahari, iburyo ntihahari, ahubwo uratatswe mu buryo bukomeye, indwara, ibyorezo, ubukene, amagambo, gutabwa, ukavuga uti ariko se naremewe kuba mu bigeragezo gutyo. So nuvuga rero ngo iyo urose imvura uri hagati, iri kwagresa, yakunyagiye, utareba imbere, utareba inyuma, utagira aho werekera, ukabona nta nzira ubona, ubuze icyerekezo, nicyo bisobanura nk'uko wabimbajije. Imana ikugire neza cyane. Gusa aha naho kwitondera, niba nawe ibyo mvuze by'ibyo bigaragaza ubibonamo ko ntaho ubona, uri kuraswa mu buryo bukomeye, nubwo utarabirota nawe niyo situation urimo, bigusaba ko ukwiye gusenga Imana iguhe umugisha. Ikindi kibazo nakibajijwe n'umuntu uri i Nyamasheke, ndagushuhuje abantu b'inyamasheke, ndabashuje uburengerazuba bw'amajyepfo. Imana ibahe umugisha, n'abakamebe mwese nabanzahaha, turabashuje mwese. Eliazari ndagushuhuje, ndabashuje mwese cyane. Imana ibahe umugisha. Arufa nawe ndamushuje mu gihugu aherereyemo, Imana imugire neza cyane. Data wa twese, Imana ibafashe. Yarambajije ngo kurota ubona nta menyo ari mu kanwa bisobanura iki? Ariko uyu we nari nanabisobanuye mu cyumweru cyashize, ariko byebaho, ntabwo nakurenganya. Hari ugamaye mu bizabura, ariko sinabura kwakira uko yanyandikiye aciye kuri telefone, nibyo ndimo soma. Arambaza ngo iyo wibonye mu kanwa nta menyo ari bisobanuye iki? Ubundi muvandimwe, nshuti yanjye, mwene data wavuze ririya zina, kuko wavuze kuri Patrick, ntabwo nabura kukuvuga mu izina, wabyivugiye nkuvuge. Iyo urose nta menyo ari mu kanwa kawe, bisobanura yuko nta motivation ufite, nta kintu gituma wumva wakora kandi ugahora utakaza. Ikindi ni umwuka wo gutsindwa, nta gutsinda kurimo, ni ugutsindwa, ni ugutakaza uwo uriwe, ni ugutakaza icyo uzaba cyo. So it means is a loss of motivation and loss of a winning spirit. So ngo ni ugutakaza, gutsinda, gukora, nta kigushishikaje, nta kikuraje ishinga. Nicyo bisobanura Patrick. Ngira ngo nkayo umusore wambujije gutyo, ubwo no kurongora kumva nta kibikubwiye, nta kibusiness kubwiye, bene abantu bararyama. Rero nuvuga ngo Imana ibiguhishuriye ko nubwo wibonye ntamenya ari mu kanwa, wamaze nta motivation ufite, urumva nta mpamvu yo guhinga, nta mpamvu yo gukora, nta mpamvu yo gushaka permis, nta mpamvu yo kurongorwa, nta mpamvu yo gushaka umugore. Ikindi no kumvuga agiye gutakaza, usanga ibi ntibindeba, sinzabigeraho. Nicyo bisobanura. Rero Imana igufashe, nshuti yanjye we Patrick, umugira ngo uracyumvise ikibazo, nyaboneka Imana irakuburiye yuko nta kintu cyo kumva ufite motivation, ntabwo bikuryoheye. Uyu no gusenga nta bikunze, n'ibyo bahanuza aba yabyanze, uyu muntu aba yanukiwe, niyo musenze ntabyitaho. Rero Imana ibikweretse ko ukwiye kugerageza ukagira motivation, ukaba motivated, ugashaka uburyo wumva uhagutse, nzabigeraho, ndi tayari, nzakora, sinzacika intege, nzahora mfite imbaraga. Rero kurota ubona nta menyo ari mu kanwa niki, nubwo nari nabisobanuye, ariko baje kuba mu ncamake, kubera ko ntabwo nafata ikiganiro navuze mu minota 30 ngo ngisobanure buri mwese. Twarara aha ngaha, ntabwo byadushobokera, kandi ngomba gusubiza abantu bose. Nuvuga ngo mu magambo makeya, ni ukuba ugaragara ko yuruse wakutse nta menyo ari mu kanwa, ni ugutakaza ubushake, ugushakashaka, no kutagira imbaraga, no kumva nta gutsinda kuri muri wowe, the spirit cyangwa se winning spirit itari mu buzima bwumva uri insinzwi, ntacyo uzageraho, no gutakaza uwo uriwe n'indangagaciro zawe, no kumva ikimwaro cyukuzuyeho. Imana iguhe umugisha, kandi Imana igutabare, ikurengere. Ikibazo ngezeho ni ikibazo nabashijwe n'umuntu witwa Kayitesi, ari mu mujyi wa Kigali.
Kigali, ariko kuba Kayitesi ni benshi ntago mvuga akarere aherereyemo, kandi akaba ari mama w'abana bagera kuri 3 n'umutware. We yarambajije ngo se pastor, ko narose mbona ko narose nta musatsi mfite ku mutwe wanjye mu nzozi, bisobanura iki? Rero nshuti yanjye Kayitesi, reka ngusobanure ikintu gikomeye. Bisobanura yuko watakaje agaciro, icyubahiro kubera ibitero bya Satani. Sinzi niba untahuye, reba ubuzima urimo, reba ingorane urimo, urahita ubona icyo bishatse gusobanura. Watakaje vraiment. Byararangiye kwibona nta musatsi na mucyo uri ku mutwe, bivuga ko watakaje icyubahiro ku cyubahiro kubera imbaraga za Satani. Mu buryo bundi busobanutse, uri munsi y'ibitero bya Satani, arakwatatse ku buryo bukomeye. Nta gaciro ku bana, nta gaciro ku mugabo, nta gaciro muri famiye, nta gaciro mu kazi, urasuzuguritse. Icyo wikopeshe muri quartier ntiwakishyura, urubwa amagambo, ibyo byose ntibikunda, ntacyo ukora ngo cyemere, kubera ko warose utakaza umusatsi, ngo gorori tugorori, utakije agaciro akariko kose. Icyo ni ikintu gikomeye, kandi turimo turagendana. Ibyo nkubwira amagambo yose nyungura yumvise n'abandi bumvireho, kuko ikibazo wambaje gisa n'icyo umuntu w'i Burundi yambajeho kumutakura ngo narose umushatsi utakiri ku mutwe. None ga Umushumba bisobanura iki? Ngira ngo ndakubwiye ngo nugutakaza icyubahiro, agaciro, gutakaza ibintu byose imbere hari hose. Ni ikimwaro, it's a shame and reproach, ni ikimwaro n'isoni ku buzima bwawe. Bivuze ngo data wa twese akugiriye neza, kandi yuko uri mu bitero, uri munsi y'ibitero bya karande n'imivumo bikumereye nabi, kugera ubwo uzamera umusatsi, cyane ko Samsoni bamaze kumwogosha nigo bamufashe. Rero utakaje umusatsi, utakaje za mbaraga, data wa twese akugirire neza, agufashe. Hanyuma ngeze ku kindi kibazo gikurikiye, nabajijwe n'umwana w'umukobwa, ni atangwa n'inyuguti ya ta, ndashobora kuba ari Teta cyangwa Tereza, ntiwabimenya. Akaba atuye Kicukiro aho biti Gahanga. Yaranyandikiye, kandi yari no kuza kanandeba muri biro aho nkorera Gahanga, ntiyabimenye, ariko yanyandikiye ngo niko se Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, ngo numvise ko usobanura inzozi, none kureba umuntu mukuru ukurusha imyaka aguhagaze imbere mu nzozi bisobanura iki? Umuntu mukuru cyane ukuruta aguhagaze imbere mu nzozi nta kintu akubwira cyagutunga urutoki, niko yambwiye. Reka rero ngusobanurire nshuti yanjye inyuguti ya ta. Imana ikurinde kugire neza. Ufite na nimero iherwa na 12. Imana igufashe. Data wa twese waravuze, ndaka ngusobanurire. Bisobanura yuko hariho umuntu ugiye kuza kugutinza kubera ko yatsinzwe mu buzima, arashaka nawe kugira ngo utsindwe mu byo yatsindiwemo, ndetse nawe uze kuba umuntu unaniwe kugera ku ntego yawe abikoze ku bushaka. Urugero naguha ni nk'umukobwa watwariye inda mu rugo, abayumva n'abandi bose batwara amada. Ni nk'umugore ufite ibindi bibazo runaka akumva n'abandi babigira. Ni wa mugabo wiba akumva n'abandi bakwiba. Ni wa mugabo usambana akumva n'abandi yabatwara mu busambanyi. Mbega ni ba bantu bagushora mu byaha bo bamaze kunyuramo kugira ngo bice ahazaza hawe. Bivuze ngo rero uwo ni umwuka wa Satani aba yazanye kurwana nawe kugira ngo wumagare mu bugingo, nurangiza uzakora ibyaha nk'ibyabo nawe use nkabo. Murabyumva ahantu. Wibuke ngo nuko wibuka amagambo bavuze kuri Daniel na Saduraka na Abedinego, ngo nuko tubigishe basena, tubigishe imana zacu basenatwe. Muri make ni abantu bakuru. Umuntu uguhagaze imbere agutunza urutoke cyangwa kuvugisha, birasobanura ngo Satani, Imana yamubwiye ngo hari umwuka w'abantu bakoze ibyaha kera ndetse banakurusha imyaka, bifuza kugushora muri ibyo bibazo. Dore ko nta numwe ujya mufata afite yamushoyemo. Mwana wanjye ta uramenye wirinde. Nabata benshi ntavuze, n'abagabo benshi bakantavuze, muramenye iyo urose icyo kintu biravuze ngo irinde, kuko ugiye kwisanga mu cyaha gikomeye. Imana ikugire neza cyane. Undi arambaza, yitwa Jimmy, ntago mutinya ngo ndimo ndamureba muri telefone.
atuye i Butare aho bita Iruhashya. Arambwira ati pasitari nta mbabazi turakuzi icyarwa twari tukubaze kurota urwana n'abatari abantu ahubwo ari ibiremwa nk'urugero inyamaswa ibisimba mu Rwanda nabyo bisobanura iki mu nzozi? Urambwira ngo warose bigutera ngo ku mutima n'ubu no kurya byarakunaniye uracyahangayitse wazirose mu minsi 2 uziko nakubwiye ntihumura nzagusubiza ndanagusengera nizere ko wasinziriye. Nshuti yanjye birasobanura ngo ingabo za Satani zose zamaze gusinya yuko zigiye gukuraho ahazaza hawe. Ingabo abasirikare ba Satani bose, abapfumu, abarozi, abashika, abahiga bose bishyize hamwe kugira ngo bagusenyere ahazaza hawe. Niba waravuze ngo nzashaka ntarabyara umwana ku ruhande ugiye kubyara nka 5, niba waravuze ngo ngiye gushaka perimi ntayo uzabona. Nuvuga ngo ni ingabo za Satani zishyize hamwe guhaguruka gubuza no gutuma utagera ku cyiza wifuzaga aho washaka kugera, ahubwo ni ingabo nyinshi cyane no kuba warose urwana n'igisimba cyaba kimwe cyaba 2 cyaba 3. Muzi ko ubushize nabasobanurira kubona ibisimba bikurunguruka ariko hano kurwana n'ibikoko. Bisobanura ngo ni imbaraga za Satani n'abasirikare ba Satani abadayimoni be bahagurukiye biyemeje assigned bihaye assignment. Ngira ngo abize kaminuza murabizi bihaye homework, bihaye devoir, bihaye intego yo kurangiza ubuzima bwawe no kukubuza kugera ku cyo wifuza kugerayo. Aha niho umukobwa arambagizwa ntashyingirwe, aha niho wubaka inzu ntiyuzure, aha niho ushaka perimi ukayibura. Muri make ahazaza hawe hakarangira. Bivuze iki? Bivuga ngo Satani n'abadayimoni bihaye assignment, bihaye devoir, bihaye homework, bihaye umukoro wo kurangiza ahazaza hawe ugasanga urasubira hasi. Ariko ntibizakunda, Imana yarabikweretse kugira ngo usenge Imana. Mubyeyi umva buno buhanuzi, mubyeyi umva bino bintu bikomeye. Izi ni imbaraga Imana yatanze kandi koko twese twahawe kurota ariko ntabwo twaye kuzisobanura. Ugomba kuba maso babyeyi musengera abana kandi turashima ku bumwe bw'abera ministries ko Imana yatanze impano kandi ndi kumwe namwe nimuhumure ibi byose. Burya yuhishuriwe ni nabwo uba winjiye mu ntsinzi atotele bona. Iyo wuhishuriwe nubwo uba winjiye mu butsinzi. So nukuvuga ngo iyo urose urwana n'inyamaswa iyo ari yo yose, bivuze ngo ingabo za Satani zose zihaye umukoro, zihaye assignment, zihaye homework, zihaye inshingano ngo turashyirwa tumubujije kugera ku cyo yagambiriye. Ariko nayo haguruka uvuga uti dayimoni itsindwa ndi kumwe na Yesu nanjye nzagira ku cyo Yesu yanyemereye. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagukunda cyane, Imana ikugire neza cyane. Aha rero hari undi wanyandikiye wari muri Finland. Ndagushuhuje mama Kana, Imana iguhe umugisha uherereye aho ngo muri Finland. Nabibonye n'amaso nyurambaza ngo ariko ubundi kurota umuntu arimo aguruka mu kirere ari mu nzozi ariko akurikiwe n'abandi bantu bisobanura iki? Mubyeyi wanjye nkunda cyane ubundi kuguruka byakabaye byiza bisobanura gutsinda, ariko kuko urimo kurikirwa inyuma yawe hari ikintu bisobanura. Imana iguhe umugisha. Mukomeze mwiyandikishe, kora subscribe ndagusabye, kandi ukomeze uduhamagare mu nkunga dukenera itakuvuna, itagusaba amafaranga, itagusaba urugendo, itagusaba imvune. Wiyandikishe gusa ukuntu Imana ikora ibitangaza. Nuvuga ngo iyo urose icyo kintu subize umama runaka uri muri Finland, bisobanura yuko Satani n'abadayimoni n'ingabo ze ni ikimenyetso kimusiga yuko bashaka kuvugana nawe
ariko icyo bashaka nta kindi ni ukugira ngo bamenye ibyo ugambiriye n'ibyo ukora, ndetse bagushyire munsi yo kuviyoletinga cyangwa gusenya ahazaza hawe bagukurikiranye baciye ku bakuzi cyangwa batakuzi. Aha ndakugira inama, icyo gihe urinda akanwa kawe, ntuvuga ibyo ugiye gukora, ntuvuga umunsi w'ubukwe butaregera, ntuvuga urugendo rutarategurwa, kuko ibyo uvuze byose umwuka wa Satani ugomba kubyica. Aha mpagarukemo mu nyumve, burya Imana yonyine niyo ireba mu mutima. Imana yonyine niba mu mutima, Satani nta mutima arebamo, adutegera ku munwa nk'ubwangati, arindira icyo tuvuze n'icyahagurukaho. Irinde rero, wipfa kurekura ibintu byawe, wipfa kugira uko wiboneye ngo ibintu byinshi ubone bikuri iruhande. Aya ntago ari byo. Imana iguhe umugisha, hisha ibyawe. Hanyuma reka nsuhuze mushiki wanjye uherereye muri Suwede. Imana iguhe umugisha, shuhuje aba bana bawe n'umutware wa Imana iguhe umugisha. Yarambajije ngo Revera Ntambabazi, maze ngira umugahungu ugikunda kunyita dogiteri kandi ntarabipiburiya ku mugaragaro. Arambwira ati witwaza Mariya yatubwiye kuri dogiteri, ati none rero ati ndagira tukubaza dusobanurire. Ntiyego. Arambwira ngo nagira nkubaze, kurota ubona wirukankanwa n'amasazi noneho yonyine. Amasazi ayanga amasazi tubona amwe mani n'amatoya, bya bisobanura iki Mushumba? Mubyeyi wanjye, nshuti yanjye, uwo nkunda n'uwo nubaha n'abandi bose mu nyumva mu bihugu bitandukanye, kurota wirukankanwa n'amasazi cyangwa kuri inyuma cyangwa gukurikira, kuba utaniruka wajya nko muzagukurikira imodoka nagukurikiye aho ugiye amasazi akuri inyuma, bisobanura ko ari umwuka wa Bezebuli. Dayimoni nyinshi cyane. Bezebuli ni wa mudayimoni ukomeye, ni ya myuka ya Bezebuli biba bikuri inyuma. Dayimoni muzi Bezebuli ni dayimoni wari ukomeye, n'uba ukomeye cyane, ukurwanya from A to Z, ukurwanya kuva hasi kugera hejuru. Ni umwuka usakuza, uririmba hariya bisakuza, harabisakuza. Rero kurota amasazi kuri inyuma kugendaho nk'ufite umwanda, ni umwuka wa Bezebuli, ni umwuka mubi cyane, ni umwuka wa Yezebeli, ni umwuka w'ibyaha, ni umwuka w'agahinda. Ni ngo ni Satani Bezebuli wakwatatse vraiment mu buryo buri for ashaka kurwanya ahazaza no ku buzima bwawe. So ni byiza rero kumenya uko umuhunga no kugenda ukagera ku ntsinzi kwiriye. Imana ikugirire neza. Uyu nguyu nkugira inama na bagenzi bawe n'abandi babirose n'uzabirota, hita upanga amasengesho y'iminsi 3 ari sec. Nibirimbo duhamagare, wirukana uyu mwuka mubi, kandi uyu mwuka muyirukanwa n'ibintu bitatu: ni ukwikuraho ibicaniro bibi, ni uguhunga ibyaha byo mu muryango wanyu, no kwibuka ko igitambo ari imbaraga zituma uyu mwuka wa Bezebuli kuva. Uyu mwuka wa Bezebuli ushobora kujyana abana bawe mu byaha, mu butinganyi, mu businzi. Uyu mwuka utwara umugabo, uyu mwuka utwara umugore, uyu mwuka utwara akazi, uyu mwuka utwara imibereho. Uyu mwuka ntushobora gutuma hari ikintu ushyira mu ntoki zawe, kuko n'isazi zikugendaho. Imana igufashe kandi Imana ikurengere. Ntabwo ibibazo byose nzabirangiza, ndumva ashigaje gusobanura izindi nzozi z'umuntu wambajije. Ndagushuhuje cyane uri muri France, uri Rio. Imana iguhe umugisha. Ubutumwa nabubonye, warambajije ngo noneho kurota ikimenyetso utazi aho kivuye ku mubiri wawe. Tuvuge ugasanga nk'urugero, hariho tatuwaje se, cyangwa bagucinda sago se, cyangwa ufite igikomere, ariko ni mu nzozi ku mubiri wawe. Birasobanura ngo umwanzi yamaze kugusiga icyasha imbere y'abantu kugira ngo bagusenye. Nuvuga ngo nivuka ry'urwango, gutabwa, kujugunywa, no kwangwa, no kugira igisuzuguriro, no kutagira agaciro mu muryango. Ngira ngo wabyo nshuti yanjye iriyo wabyumvise. Kwibonaho tatuwaje ntayo ugira, kuba wibonaho indasago cyangwa uwundi cyangwa igikomere ku boko kwawe, ku buryo ubibona ku mubiri wawe, biravuze kubona nk'ikimenyetso yani nka kashe wateweho, cyangwa utabizi ko bigaragara ko ari kashe n'ubundi. Biravuze ngo umwanzi yagushyizeho ikimenyetso kugira ngo abantu bagusenye. Azakwituzwa indaya, witwa umujura, witwa igisambo, witwa umwesikoro, ni ibintu bakuvuga byinshi cyane, ariko ari ikintu bagambiriye kugira bagusenye. Nivuka ry'ibintu utiteguraga mu buzima byo kwanga
kwangwa, kujugunywa, gutabwa, gusuzugurwa, kwambura agaciro. Mbega ukibaza ati ni umugabo nashatse, ni umugore nashatse, aba ni babana nibyariye, uyu ni wa muryango ndimo, ese iri ni itoro nasenye. Mbega ni umwuka wo kujugunywa, ariko harimo n'urwango ruteye ubwoba, hakavuka iki kintu utari witeze mu buzima bwawe, utari uzi ko cyo. Ngo Satani abakumakinze agushyizaho kashe y'icyangiro ku buryo ibintu byose ubona ukumva biguteye ubwoba, ukibaza icyo wakora ukakibura. Imana igufashe kandi igukomeze. Reka nsubize uyu muvandimwe uri muri Kameruni, Mama Diane. Imana iguhe umugisha. Ndimo ndabira hano ko wanyandikiye, warambajije ngo ntuye muri Kameruni, nitwa Madiane, izina ry'ababyeyi ndiro rivuga. Ndagira ngo munsobanurire kurota urira mu nzozi. Kurira, crying, kurira. Nshuti yanjye, ibintu bisaba ibintu bikomeye. Musubira ku muntu haruguru wabonye iriya kashe, urakabusaba gusenga amasengesho y'iminsi 2 kugira ngo urukane uyu mwuka mubi. Noneho kurota urira ngo usubize rero umukozi w'Imana, bisobanura yuko mu minsi igiye kuza ugiye kubabara. Satani arimo aragutegurira kuzagira umubabaro no kurira ku buzima bwawe. Nuvuga ngo ni plan Satani yakoze, yateguye, ni agenda yashyizeho yo kugutera umubabaro, kurira no gushyira umubabaro mu buzima bwawe bwose utajyaga witegura kandi utajyaga wemera ko byakakubayeho. Nibyo bikomeye cyane. Ikindi dukwiye kumenya kandi ukwiye gusenga n'amasengesho y'iminsi 2 Imana yagufasha. Reka nisuhurize mushiki wanjye uri mu Ruhengeri, Sofia. Imana iguhe umugisha. Ni Musanze. Waranditse urambaza ngo kurota wambaye amababa n'ibindi bintu biri ku ruhande rwawe umubaba gusa ariko utaguruka, bisobanura iki? Ko nabirose mu nzozi ngahita mbura amahoro. Rero nshuti yanjye uri Musanze, nkubwire n'abandi mubyumvireho, ibyo bisobanura yuko icyubahiro n'agaciro wari ufite bigiye gusimburwa n'ibindi by'ibinyoma ku buzima bwawe. Nuvuga ngo agaciro wari ufite, icyubahiro wari ufite bisimbuwe n'ibindi bintu bitari ukuri. Hajeho ikindi kintu kiri fake on. Nuvuga ngo ibindi ugiye kwakira ntago byari ukuri, ibyo wari ugiye gufata si byo by'ukuri, ahubwo ugiye kwakira ibitari ukuri. Ubu ni wa muntu ubenga, akabenga umusore ngamuhoye ubukene, agashaka umukire uzamusiga ku gati. Aha ni handi wanga ibyiza ugasanga ifata ibintu bisaba ko ugomba kugira ubwenge, ukavuga uti ubwo narose namba andi mabari ku ruhande kandi ntaguruka, shobora kuba ngiye kwamburwa ibyo nari mfite, nkaba ngiye guhabwa ibiri fake. Imana igufashe kandi gutabare cyane. Ndagushuhuje muvandimwe Franka uri Nyagatare, wambajije ikibazo gikomeye. Ndagira ngo nawe byumvireho. Urambwira ngo iyo wisanze narose nisanga giye ubwanjye mfite umurizo muremure inyuma ntigeze mbona mu buzima bwanjye kandi ndi mu nzozi. Umurizo nk'uw'inka cyangwa n'ibindi byose. Ubone ko warose ngo ugira ubwoba urakanguka ushatse urawubura. Reka nkubwize ukuri, umwuka w'Imana yarakubwiraga ngo ibyo bisobanura umwuka w'abadayimoni uzagutindaho igihe kirekire. Ni umwuka w'abadayimoni uzagutindaho ikintu bitazakorohera. Ni umwuka uzagutindaho cyane ariko ubwo ni ubusambanyi bw'igihe kirekire. Ni nk'urugero ubusinzi bw'igihe kirekire, ubukene bw'igihe kirekire. Bisobanura umwuka w'abadayimoni uzatinda ku buzima bwawe. Wowe icyo ukora ni iki? Ugomba gusenga amasengesho saa 10 za mu gitondo ubyutse, na nijoro ugiye kuryama ukiragiza Imana usenya iyo myuka mibi. Nuvuga ngo abadayimoni bazagutindaho, ubukene bugutindeho, inzara igutindeho, agahinda hagutindeho, ingorane zigutindeho, ibintu byose bigutindeho, usange ubuziyo werekera Data wa twese akugirire neza. Ndegera gusoza, ndagira ngo nsuhuze umuntu w'imuhanga wanyandikiye ambwira ko ntari buvuga izina rye. Arambwira ati jye nagize inzozi narose, nirose ndi mwirimbi ndaho bashyingura, ariko nkabona hasa no muri hopitali mu nzozi. Nuvuga ngo yibonye ari mwirimbi ariko risa no muri hopitali mu bitaro. Bisobanura iki? Ati narabyutse ndarira, mbura icyo navuga, agahinda karanyica. Mwana wanjye ukunda Imana, icyo gihe kurira byo birumvikana n'ibintu bikomeye, ariko umwuka w'Imana abakubereye maso.
birasobanura yuko ari ibitero by'abadayimoni biri serious bifite imbaraga bije kukwataka mu buryo bw'umwuka, mu mibereho, mu mikorere, ntaho uri bujye, ntaho uri bwerekere, ahantu hose ni atake zikomeye ziteye ubwoba kandi zikomeye ku buzima bwawe. Rero urakwiye gusenga amasengesho y'iminsi 2 kugira ngo Imana ikubohore. Numva ndi kwegereza umusozo, ndashaka gusubiza umuvandimwe wanjye uri i Nyarugenge aho bita kuryanyuma. Muvandimwe uri kuryanyuma, wanambwiye amateka yawe, ariko urambwira ngo nahuye n'ikibazo gikomeye. Urambwira ngo warose uri muribwa n'imbwa, ingurube, umuserebanya, inzoka n'ibindi n'ubundi bwoko bwinshi ntazi bw'ibisimba. Kandi umbwira ko buri joro urota kimwe muri ibyo, ariko nambwira ko hari iminsi warose ibindi byinshi bitandukanye icyarimwe bikurya. Warakoze kumbwira uwo uri we, warakoze no kumbwira aho wanyuze, ariko ibi birasobanura iki? Biravuga ngo ni igitabo kinini, cyangwa se ni agenda, cyangwa se ni porogaramu ya Satani iri massive, cyangwa se kugira ngo bakwanduze mu buzima bwawe, wandure witwa icyo utari cyo, uvuga ko utari we, aho ugiye bakusuzugure, icyo ukoze bakurwanye, bakwange, bakureke, wisange mu ngorane zikomeye. Ari ukwiye gusenga. Aha we cyo nagusaba nta kindi, shaka umushumba gusengere, kandi nawe bwawe wisengere, wikora uwo mwuka mubi. Imana ikugire neza cyane, Imana igufashe kandi Imana igutabare. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibambika imbaraga mu byo mutekereza byose. Tuzakomeza ubutaha. Abashubije ni benshi cyane, murambabarira, namwe nzabasubiza muri iyi minsi iri imbere, kandi Imana yo mu ijuru ize kubagirira neza. So rero Imana igutabare, igufashe, ikurengere aho uherereye hose mu bihugu bitandukanye, abari muri za Amerika, muri Canada, abari i Burayi, abari muri Australia, abandi bari muri Afurika, mwese Imana ibaha umugisha. Ndumva ijambo nshaka kubaganira ibisubizo mbahaye, shubije bake, shigaje abandi benshi. Nawe ushobora kumva utumvise igisubizo cyawe, ariko humura kirahari, nawe bizakugera. Muhabwe umugisha n'Imana ishobora byose, Data wa twese abarebe neza kandi abambika imbaraga. Muhahe muronke, turahari ku bwanyu, kandi Imana yadushyize ku bwanyu, kandi Imana yabikoze ku buryo bwose bukwiriye. Murabona yuko uyu munsi rwose nashubije, byanteye kubira icyuya, ni ikiganiro kitoroshye, ariko nta kundi kubasubiza niko bimera. Data wa twese arampera umugisha. Muhahe muronke, mukomezwe, mutabaruke. Nababwira ngo shalom shalom, amavuta y'Imana yo kuri mwe. Nimero ngiyi irahari, muhamagare. Abashaka kujoina ingumwe bw'abera ministries group mujyeyo, abifuza kuza kuri mwese mukomezwe, Imana ibagire neza. Kandi niba ushaka kumva n'ijambo rya buri munsi, turari kugufasha maze utabarwe. Ariko ibyo byose bimarwa n'ibintu bitatu: no kubyibonaho, ukatuza akanwa, ukibohora, ugashaka umushumba gusengera, ugatanga igitambo cyo kubohoka mu buryo bugaragara. Ngiye kutabivuga naba nkubeshye, ntabwo nawe kubwira umuti wabyo. Ikibazo uvuga ngo bizane iwanjye, hoya, sinahubwo ahubwo ufite uko utekereza, ufite naho ugomba kubikorera. Data wa twese aguha umugisha, muhabwe umugisha n'Imana. Mbabwire ngo shalom shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka, ukamita mbarimo mbari. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuyemo. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.